Neza amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Muri iyi minsi ndumva nejejwe no kubamara irungu, muri iyi minsi tuganire. Ese muri kubona ibihe bimeze biti? Njye ndi kubona ibihe aho bigeze ari hahandi umuntu amenya ibye, ukamenya ibyawe ibibazo byawe ukabyimenyera, wowe ahubwo ukabitura Imana gusa. Yesu niwe karuhura, bari utura Imana imitwaro yose wikoreye, wiyitura abantu. Guys, witura umuntu umutwaro kuko nawe ubwe uwo yikoreye ntabwo umworoheye, ahubwo senga imitwaro yose wikoreye uyiture Rurema, niwe wenyine wo kugutabara. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nzagutabara ahataringaniye maringanize, nzaca inzira mu kidaturwa. Ni ukuvuga ngo mu bibazo byose ufite, mu bigeragezo byose ufite, Kristo Yesu afite inzira azanyuzamo kugira ngo agutabare. Mu izina rya Yesu Kristo, ntiwongere kwiheba, ntiwongere kwiganyira, ntiwongere kuganyira abantu. Abantu icyo bakora ni ukukumvira ubusa gusa, bakagukwena umaze kugenda. Wikiha rubanda, ahubwo ihe Kristo, urwanye Satani ye kukwihebesha mu gihe urimo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Wowe urebye video ukayirangiza, Imana iguhe umugisha. Mukore subscribe, share and comment, kandi tuzadukomeza tugirane ibihe byiza.